Hello, mwayikaze kuri Piscines Essence. Iyi video ni vlog y'ejo. Uyu munsi ni kwa gatandatu, ejo hari kwa gatanu, guhera mu gitondo kugeza nimugoroba ndangije lunch. Nafashe lunch mu masaha 10, ndabibasangiza byose uko niteguye, ngenda mbabwira ibiciro by'amavuta, makeup nkoresha. Ushobora kwibaza ngo kubera iki uri kudusangiza ubuzima bwawe cyane cyane muri ino minsi. Iyi channel nayise Piscines Essence kugira ngo njye mbasangiza ubuzima bwanjye kubera ko ngewe ndikunda. Murabona ukuntu nsa neza, yes, uruhu rwanjye rwitaho kandi ibyo nkoresha byose ndabibereka, nkababwira n'ibiciro byabyo. Bimwe na bimwe ntabwo bikunze kuboneka ariko akenshi amavuta meza muri pharmacy araboneka. Rero ndikunda uruhu rwiza, rero ntabwo wabigira cyangwa umusatsi mwiza udafite roho nzima, udafite umubiri umeze neza. Niyo mpamvu mubona mu gitondo nkora sport. Umunsi wanjye utangira saa 11:30 ngiye muri sport, ukaranya nimugoroba ndangije koga mu maso ngiye kuryama, narabiberetse mfite skin isa neza. Urumva deje iki ni igikorwa cyo kwikunda. Ni ukuvuga ngo kwikunda rero ntago ari kwikunda ngo wanga abandi, ahubwo ni gukora ibintu byawe, kubera ko dukora ibintu byinshi, dukora akazi, turi inshuti, tugira gute, ariko ugasanga wowe ubwawe nta kintu ku munsi wakoze wumva ko noneho ni icyawe, ni njyewe, ni uruhu rwanjye, ni umubiri wanjye. Iyo ukora siporo rero urambara ukabona uraberewe, ukabona birinda umubyibuho, ugasanga unywa amazi menshi kubera ko umubiri wagize inyota, kandi urumva byose ni ibintu byiza bikakurinda indwara. Noneho ukagira n'uruhu rwiza kuko uba wabize ibyuya, imyanda yasohotse, kandi wamara gukora siporo ugahita ukara mu maso, ugasanga wiriwe umunsi wose. Yes, wakoze akazi, wakoze n'ibindi, ariko wiyitayeho. Yego, muri make no kwitaho. So gusohoka rero kujya hanze gusangira n'inshuti kamera ni byiza cyane. Twese turabizi ko ubundi nyine dukora akazi tukagira gutari, ugasanga abantu dukunda twarababuze, ntabwo duhura, ntabwo tubonana. Biba byiza igize Imana ukabona umwanya ukanyaruka ukora inshuti zawe. Niyo mpamvu byose mba nabiberetse. It's my wish. Nifuza ko umuntu wese ukurikira iyi channel akuraho isomo rikomeye ryo kuvuga ngo kwikunda, kwiyitaho. Niyo waba ufite ibibazo, ntabwo ibibazo bishira, ntabwo ngiye mba muri paradizo. Isa n'isa ushobora kuba ufite ikintu kiguhangayikishije, ariko ibyo ari byo byose ibibazo ubitereka ku ruhande, ukavuga uti nibura singira umwera, nibura sinirukanka inamba imwenda udateye ipasi, nibura. Niyo mpamvu mbereka imyenda nambaye, uko niteguye. Iyo ufite udukoresho twa makeup twiza ukisiga, no kurugendo usa neza. So welcome. Reka ndeke gutinda, mukurikire video kandi mwibuke gukora subscribe na share. Bye. Hello, maze koga, ngiye koga mu maso. Ngiye bundi manza koga ku mubiri, noneho nkabona koga mu maso. Ndashaka kwereka zino pads. Ubushize naberetse pads zitwa Icona, nakunze bya Tari. Izi ngizi zitwa Sophie. Ahantu zitandukanye, izi ni ndende, noneho nizijoro kwa. Ni ndende, noneho irananutse. Like ukuntu kameze, gafite especial ntoya, na bya Tari, nta mpumuro. Umva narazikunze bya Tari, noneho ikamere ari ndende. Nkugiye kuyambara ku manywa kubera ko ntabwo ushaka kwijena, karananutse. Iyo yari kinini urabizi ukuntu no guhagarara wumva irijena. Iyi ngiyi urayambara kumva nta kibazo nyine kubera ukuntu nanutse, ariko noneho ikagira imbere n'inyuma ku buryo utagira ubwoba bwo kwitasha. Urabizi hari udupadi dutoya witasha bitewe iyo wicaye surtout. So iyi ngiyi this is how it is. Urabona ukuntu ireshya, ni ukuvuga ngo igera impande zose.
see like this is this long, ariko noneho kakaba kananutse ku buryo kuyambara uba wumva ari byiza pe, it's like perfect. Mu maso biba byiza ifite face cleanser, akaba ariyo wogamo, iya sabune imeze nk'amazi, ariko izira sabune ntabwo zigura munsi y'ibihumbi, inziza ziri hejuru y'ibihumbi 7 kuzamuka, so uyafite perfect. Hani zigura 35 n'ayandi menshi. Utayafite ufite 200 cyawe, ino sabune ndakugize ukuri irakora. Mva iyi label ni nka nyisigana n'amavuta, mbese ko iminwa yanjye buri kigoma kuba iri moisturized. CeraVe, abantu bambaza ngo amavuta ya Ruby uyisiga mu maso, no ntabwo nisiga mu maso nisiga CeraVe. Kubera kera nagiraga ibiheri, naho natangiriye ibintu byo gukunda kwita ku ruhu, rero ayandi mavuta yo nyisize mu maso pe ntangira ibiheri. Mbere naratangiye kwisiga CeraVe najyaga nisiga ayandi mavuta, ariko bigasaba kugerekeranya serum, ama oils biki. Iyi label igira utuntu tw'umweru, so nuko hanyuma isiga sunscreen always. Ni sunscreen nisiga nyinshi, so sunscreen nisiga gutya, nisiga kuri zino ntoki eshatu. Noneho ngiye kwisiga ku mubiri, rero nisize aya mavuta ya Ruby, arafashe cyane. Nk'ubu arimo, ariko birasaba kurengera gutya icupa nkarikanda. Ku matwi wajyane ku mubiri, amavuta nisiga ku mubiri wundi niyo nsiga ku matwi. Aka karabero nahereyeho kitwa Bepanthen, kagurwa muri farumasi, kagurwa 10,000. Old Spice igura 5, nayo biba byiza iyo ari original. Akenshi ibintu biba bifite ama QR code, so iyi ngiyi igura 5. Aya mavuta amaze kwisiga ya Ruby naravuze kenshi, ariko wenda niba ari ubwa mbere by'iyi video, agura 7,000. Nayaguze muri K-City, muri Kigali City Tower, hariya winjirira neza ku muryango. N'aka Old Spice nako nakaguze mu mashop arimo hariya acuruza amavuta. Ikindi sunscreen igura 30,000 cyangwa 35,000 bitewe n'aho iguriye. Mu mafarumasi kenshi barazigira. CeraVe igura 30,000 cyangwa na 35,000 bitewe n'aho iguriye. Hari izindi CeraVe ziri mu tundi tuntu tumeze nk'udutube, nazo nta kibazo. So ushobora kubona iriya cyangwa ukabona iyi ngiyi. Njye nkunda iyi ngiyi iriho AM yo ku manywa, ari gake cyane. Ushobora gukoresha aka konyine, cyangwa se ugakoresha roll naka, cyangwa ugakoresha roll yonyine. Aka ngaka nakaguze 2 muri Simba. Ngiye kwambara ino jipo
n'aka gatop kagera hano, hanyuma kubera ndi bwambarireho umupira hanze ameze nk'akonje, sinshaka imvura iza kugwa igatuma nkonja. So gerageza guhanagura ku buryo ingoyi zanjye zigaragara. Kiro nyine nukongeramo akabara gusa. Ni gutya nsigatira. Hita nyuzaho agatije coton. And that's it. Ndakoresha iyi shade niyo nkunda cyane. N'aka ka gold nkakavanga n'iyi ngiyi, sinzi ibara ryayo ko nabyita. Nkavanga hano hagati y'ijisho n'umubiri kugira ngo bigerageze gusa. And then tiro y'umukara. Ga foundation gake. So ngiye kwigisha uburyo bwo kwisiga iyo udashaka ko foundation iba nyinshi ku mubiri wawe, ukuntu ubigenza. Warisha agatoki nkasiga hano munsi y'amaso, nyine usiga ahantu hafite uruhu ubona rudasa n'ahandi. Nk'ahantu hajya kwirabura, hano ndasiga gake, noneho nsige hano, sige hano na hano, nuko highlightinga mbese ni make. And then ivange. Noneho warangiza kuvangisha akaroso gato, ukavangisha akaroso ka foundation. And voilà, ntago nshaka kwisiga ikindi kintu. Murabona ko nisize aga foundation gakeya. So mascara of course nubwo narize mascara. Rero mbanza primer yayo, mascara primer bari umweru. Naka nude. Iyi lip gloss ni ya Also Rwanda, na foundation isize ni ya Also, ngira ngo mwarayibonye byamamaza. Ni brand ya makeup nziza, bakorera muri KCT. Ino foundation igura 9,000, lip gloss igura 6,500. Wareba kuri Instagram Also Rwanda uhita ubona iyo brand. Iyi lipstick ni Milani, ni imeze nka matte, ni satin. So ngiye gushyiraho agatiro hejuru. Highlighter yitwa Rimmel
Radiance Brick. So kuzuru hari abantu ujya usanga basize highlight hano iyaga cyane, ndabyanga babona natazi. So iyi ngiyi irasa n'umubiri cyane cyane ahangaha, niyo nkunda gukoresha. Akangaka ko hejuru akoresha iyo nshaka gusiga hano hejuru munsi y'ingoyi, akiyi kubera isa nk'umubiri it's perfect. Igwa akantu nyine kayaga ariko kadakabije. Nkahita nongera nkanyuzaho foundation brush. Voilà. Ijipo gutya ndabona nta gahunda bifite. Mwabibonye ibyo nyine nababwiraga, ntabwo pad igaragara pe, nta nubwo ingeniye. So ngiye guteza agahande kamwe.